Okay guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gukura amafaranga kuri MTN Mobile Money ukayashyira kuri BK Bank of Kigali. Icyo usabwa ni ukubona nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, nkakwereka uburyo bikorwa step by step, uburyo amafaranga ushobora kuyakura kuri Momo ukayashyira kuri BK, kuri banki ya Kigali, ukoresheje telefoni yawe gusa na simukadi yawe ya MTN. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ukore subscribe, ufungure n'inzogera. Niba ari ikibazo ufite cyandike muri comment turagufasha. Tudatinze rero ni ukuza ugahita ufungura iyi application yawe, serivisi za simukadi, ukandeho gutya, uraza gutungukira ahantu hameze gutya, urandikamo akanyenyeri 182 nk'ibisanzwe, ubundi wemeze, uhita ukanda kuri simukadi ya MTN. Ikintu ukora rero kugira ngo ya mafaranga uhite uyakura kuri Momo uyajyane kuri Bank of Kigali, uraza muri izi option bakubwiye, urahitamo 4 handitse ngo serivisi za banki, kandamo 4 gutya wemeze. Numara kwemeza bahita bakubwira ngo iyi ATM kohereza amafaranga kuri banki ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko wowe ikintu uza guhitamo, urahita uza uhitemo kuri 2 handitse ngo kohereza amafaranga kuri banki, uhita ukanda gutya wemeze. Baraza guhita bakwereka urutonde rwa banki, hari Populaire, hari Bank of Kigali, hari GT Bank, hari Equity ndetse n'izindi zitandukanye, ariko twebwe tugiye gukura amafaranga kuri Momo tuyashyira kuri BK ariyo Bank of Kigali. Turaza duhitemo 3 kuko ariho wanditse Bank of Kigali, niyo turangiza dukore send twemeze. Urabona ko bari kutubwira ngo shyiramo konti ya banki, uraza guhita ushyiramo ya mibare 12, urayishyiramo neza. Numara kuyishyiramo ubona ariyo leta ukora kuri send. Numara gukora kuri send uraza gusaba gushyiramo pin yawe ya Mobile Money kugira ngo wa making sure ko ari wowe uri kubikora. Uraza guhita uyandikamo neza, numara kuyishyiramo ukore send nanone. Uraza guhita bagusaba gushyiramo umubare w'amafaranga ushaka kuvana kuri Momo ushyira kuri Bank of Kigali. Uraza guhita uwishyiramo, numara kuyandikamo neza ukore send. Numara gukora send baraza kukwereka konti ya banki washyizemo, bakwereke umubare w'amafaranga, ikiguzi na 0, ntabwo bagucaginga, nta mafaranga na makeya bigusaba kugira ngo ubikore. Hanyuma bakubwira ngo kwemeza kohereza kuri banki, shyiramo pin yawe, uraza kuyishyiramo neza. Numara kuyishyiramo ukore kuri send. Hanyuma tuvuga ngo mutegereze mu gihe iki gikorwa kitaranozwa murakira ubutumwa bugufi. Ni ukuvuga ngo hano uwamaze kubikora we itegereje ni ubutumwa, urabona ko bahise babiduha. Urabona ko tubonye message ya Mobile Money kutubwira ngo your payment of, ugahita bakubwira umubare w'amafaranga to Bank of Kigali with token and ATID, bakabikwereka was completed at, bakakubwira itariki, fees ni 0, nta mafaranga bagucaginga, ugahita bakwerekana balance y'amafaranga usigaranye. Ni buno buryo rero ushobora kuba wabikora, kuvana amafaranga kuri Mobile Money ukahita uyashyira kuri Bank of Kigali mu buryo bworoshye kandi bwihuse ukoresheje simukadi yawe ya MTN. Niba ari ikibazo ufite ubyandike muri comment. Muri video y'ubutaha nshobora kuzabakorera uburyo none ushobora kuyavana kuri Bank of Kigali uyashyira kuri Momo yawe. Niba ino video igufashije ukore like ndetse share, comment nabyo ni ingenzi cyane.